Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. No kuduha uyu mwanya. Ntabwo ari uguhereza. Uyikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Nge banyita Trésor Gashonga, ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya, mfite company bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda, tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100. Product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga. Tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko zazi marinated amwe mu sauces dukora. Turabashimira cyane kubwo opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege. Nk'urugero hari ibintu ukosore ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduha, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi. Nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance. Nk'urugero nk'urubyiruko, buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bigiye bagusaba collateral cyangwa se ingwate. Mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate. Ikindi nanone kubagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane, rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye, atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri. Tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye, kubera yuko ntabwo twese tugira amalone. Urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga, yewe nk'urugero nk'urubyiruko, company yanjye ihereza akazi abantu 25, iha akazi abantu 25, ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100, ariko bikunze ku buryo ki kubona amaloans mu buryo bworoshye byajya bishoboka. Mu gihe kingana n'imyaka 3 twabasha guhereza akazi abantu twabasha guha akazi abantu basaga 500, twabasha guha akazi abantu basaga 500. Ikindi tukabasha no kuba twafasha abahinzi basaga 1000. Ikindi tukabasha no kuba twakohereza ibyo dukora mu mahanga. Ikindi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite ikibazo gikomeye cyane kijyanye na packaging ku bantu bari muri business zo kongerera agaciro ibiribwa, aho usanga cyane tubwirizwa gukoresha eco-friendly packaging, ariko akenshi na kenshi ugasanga kuzibona biragoye hano. Wanazimportinga uzivanye hanze ugasanga wishyura imisoro myinshi, buryo usanga bibangamiye ubucuruzi dukora. Murakoze cyane Trésor. Reka twakire n'ibindi bibazo nka 2 ubundi bisubirizwe rimwe. Twongeye kubaramutsa cyane, umwanya n'uwanyu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mukasine Eliyada, ndi Nzirakurutwa mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa, ntewe ishema no kuba ngiye kubagezaho uburyo nakiriye impanuro mwaduhaye. Umuturage w'akarere ka Nyabihu afite aho avuye, afite n'aho ageze. Ubu ngubu umuturage wa Nyabihu abasha kuvuga Icyongereza. I can speak English. Nukuvuga ngo rero Nyakubahwa, impanuro mwaduhaye twazumvise, zaba ico mu Kinyarwanda zaba nizo mu Cyongereza. Twiteguye kuzishyira mu ngiro. Mu by'umwihariko tugiye kwigira kugira ngo nibura turebe ko twakwihutisha iterambere ry'umuturage, twirinda uwatumeneramo uwo ari we wese.
ndashimira gahunda mwashizeho yo kohereza abana mu marerero no kugaburira abana mu bigo by'amashuri. Iyo gahunda idufasha kurwanya igwingira mu bana ndetse iturinda drop out mu mashuri. Ababyeyi nabo tubona umwanya uhagije wo gukurikirana ibikorwa byacu by'iterambere. Nyakubahwa rero ndashimira by'umwihariko ibitaro bya Bigogwe mwaduhaye byaje byunganira ibitaro by'akarere byubatse mu murenge wa Shira. Ibira bitaro bya Bigogwe byakira umubare munini w'abaturage ku buryo birenze ubushobozi bw'ibyo bitaro. Nanone inyubako z'ibitaro bya Bigogwe ni iza kera. Ibitaro rero bikeneye kwagurwa, gusanwa, kongererwa ubushobozi kugira ngo umuturage abashe kugira abone serivisi zimugenerwa uko zingana kose, azibone mu gihe gito kandi heza. Yego Eliada, Perezida wa Repubulika. murakoze cyane, namwe murasobanutse. Twibuke kurasa ku ntego kugira ngo n'abandi babone umwanya wo kubaza. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Dusabe Bernard,